Ese abasore b'imanzi baracyahari n'uyu munsi? Kera ko imanzi yarangwaga n'ubutwari, kwitangira abandi n'iby'abandi, kwirinda umugayo mu muryango mugari w'abantu. Ubundi byaje guhinduka gute? Byicuritse ryari ngo umusore w'uyu munsi abe yireta gutera abari benshi inda, kandi inda zitanateganijwe, akabikora atiteguye no kurera habe, hanyuma agakomeza kwiyita intwari mu ruhando rw'abandi basore banganya imyaka? Ese abasore bose bahindutse pirate, cyangwa n'amaso arimo kugenda asaza? Aho imanzi ntizisigaye mu mateka ya kera no mu migani? Nka kera amapfa yarateye Bakame irasonza, ijya kwa sebukwe mu Kinyaga, ahantu ngo yakoye inka nyinshi, mu nzira ihura na Kiyoni. Reka tujyane mu kiganiro. Byashoboka yuko ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, birumvikana, ukande like, kandi ukureba iyi video kugera ku musozo, ubasha no kuyisangiza abandi kugira ngo tubeho twungurana. Abandi nabo bakeneye kwiga, kandi hano ni ukubaho twiga. Uyu munsi tujye kuganira ku kibazo gikomeye cyane abantu benshi bibaza. Nawe ukurikiranye ushobora kuba ukibaza kandi urakibaza. Niba utakibaza uzakibazwa, kandi niba utanakibaza ushobora gusanga abandi bakibaza ukababera igisubizo cyangwa se umuyoboro. Abakobwa barakibaza, ababyeyi buje inama barakibaza, urubyiruko muri rusange rwibaza iki kibazo, ngo ese abasore b'imanzi baracyahari n'uyu munsi, cyangwa bagiye nka Nyomberi? Wasanga barasigaranye n'amateka ya kera cyane. Ese koko ubusore bw'ukuri bwaba bwarazimiye, cyangwa nuko isi wenda yagiye ihindagurika? Iyi ntabwo ari video yo gucira abantu urubanza, oya, ni ikiganiro cyo gutera gutekereza, kurutaho bigatera umuntu kwitekerezaho, ndetse no kwigira hamwe umunsi ku wundi, kandi dukwiye kubaho twiga, kandi kwiga ni ukungurana. Mbere yo kubaza abasore b'imanzi niba bakiriho cyangwa niba bagihari, ubundi reka twibaze imanzi. Imanzi ninde? Ibahe? Ikorite? Ubundi imanzi irangwa n'iki? Imanzi ntabwo ari gukomera ku mubiri gusa, ngo usanga ari wa musore ufite ibituza wanditse gatatu. Kera twabyitaga ko umusore yanditse gatatu yabaga afite ibituza Imanzi ntabwo ari gutinya amarira. Imanzi ntabwo ari kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga, oya. Imanzi nyakuri ni wa musore ufite indangagaciro, umusore ufite ijambo mu bandi, ni umusore wemera inshingano, umusore wubaha abandi, cyane cyane akubaha abagore n'abakobwa, udakinisha imitima yabo, cyangwa akunde gukinira ku matwi yabo. Hari abasore bakunda gukinira ku matwi y'abakobwa, ndetse akenshi bagakinisha imitima yabo. Ntabwo ari byiza, ibyo ntabwo ari ubumanzi. Ababeshya urukundo rudahari, rwa rundi rwo ku rurimi umutima utazi. Nibyo, hari igihe ururimi ruvuga ibyo umutima utazi. Umusore utiruka ku byishimo by'ako kanya ari mu manzi zo kwiratwa. Kera imanzi yarangwaga no gukora cyane, kurengera umuryango, kwigomwa ku neza y'abandi, kwihanganira ibirushya, n'ibindi bimutegurira kuzaba umusore w'ibigango byuje ibikorwa byiza. Umugabo w'ibizigira, wa wundi ko kubona ko ari umugabo uhamye. Ariko se uyu munsi byaba bimeze bite? Ibi bintu biracyahari? Isi y'uyu munsi yarahindutse cyane mu buryo bugaragara. Social media zatwaye benshi ngamira. Hari n'abajya ku mbuga nkoranyambaga batagiye gushakaho content nk'ingi nibura yahindura ubuzima bwabo bwenda kuzimira. Internet ngiriya, ahenshi wasanga wifi y'ubuntu. Abenshi hari n'abenda kuharara, abashaka ibyishimo by'ako kanya bakabihuza n'urukundo. Kandi ubusanzwe muri rusange urukundo nyakuri rurangwa no kwihangana, gutinya inshingano kwa none, gushaka kwemerwa n'abantu benshi, kabone naho umuntu ntacyo yaba yagaragaje gifatika, ahubwo agashaka kuba mukomera amashyi, ukibaza iyo byerekera bikakuyobera. Ndetse hari n'ibindi ntarondoye. Uyu munsi umusore ashobora kumara amasaha 6 kuri telefone, akabura iminota 30 yonyine yo gutekereza kuri ejo he hazaza. Urumva ibintu atari akaga? Akabaza amazina y'abahanzi bose, ariko ntamenye intego ze bwite.
nzi umusore yerutse kwiyahurira ikipe, nyamara iyi kipe nta nubwo izi isura ye. Nyamara dukwiye gushaka ibanga ritera imanzi kuba ibigwari muri iki gihe. Ntabwo ari uko abasore babaye babi, ahubwo hari benshi babuze icyerekezo. Ikibazo ni ukubura icyerekezo. Abantu baravuga bati abasore bubu ntabwo bameze nk'abakera kubera gutinya inshingano za none, gutinya gushaka iki cyo n'ikindi. Nibyo hari abasore usanga barakarantitse bya nyabyo, imyaka 40 akayihamangira, akayihekenya ataha iwabo, asokoza ubwanwa bumeze neza, yashingura ukabona aremye, ukaba wakeka ko ari ubutwari, nyamara afite icyoba cyo kurushinga ngo hati inshingano za muzonga. Gutinya kuba se w'abana, gutinya gufata icyemezo kidakuka, bikomerera abashaka kwigumana, kugira amagambo menshi, ibikorwa bike hafi ya ntabyo, kwizeza abantu byinshi, ugasanga nibikabyo bigendera, gukora bike biciriritse, kwigana ibibi kuruta ibyiza, kugira uburakari nk'imbaraga, kwitwara nabi nk'ubutwari, ugasanga biranga abasore batari bakeya. Ariko menya ko ukize inkuba burya yiganira. Ukize inkuba menya yiganira we. Nako ngukize ubusore arabubagire, kandi ngo babagira imfizi. Ariko se nubwo bimeze kuriya, bisobanuye ko imanzi ko kuzazimiye burundu? Oya rwose ntibikabe. Ahubwo reba ukuri abantu batajya bamenya. Imanzi burya ziracyahari. Imanzi zirahari kandi ziraganje, ariko ntabwo imanzi zivuga cyane ngo zigaragaze. Ntizipona kwiyerekana buri hose, oya. Ntiziririmba cyane ku mbuga nkoranyambaga, ntago zihagaragara kenshi, ahubwo usanga imanzi yiga icecetse, ikora icecetse, yubaha icecetse. Imanzi yubaka ejo hazaza yayo icecetse, byose ibikora icecetse. Mu mutuzo burya n'ibintu byinshi bikemukira. Nibyo ubusanzwe sikunda urusaku murabizi, ariko imanzi ikunda ibikorwa. Ku manzi amagambo make, ibikorwa byinshi. Niba uri umusore ukaba ureba iyi video, ibaze, ese mfite ndangagaciro ngenderwaho? Ese ijambo ryanjye riringaniye n'ibikorwa byanjye? Cyangwa yenda rimwe na rimwe ibikorwa n'amagambo ni ibintu bibiri bitandukanye bidafitanye isano? Ese nshobora kwihangana? Ese nubaha abandi? Nibura mfite intego itari ukwishimisha gusa? Imanzi iremeje hayo n'uyu munsi, yemera amakosa igakosoka. Burya gukosoka wemeye wahawe inama ni iby'agaciro cyane. Yiga guhinduka mu buryo bwiza, ntabwo itinya gukura ngo itwaze abandi umujisho. Imanzi yemera gukura igafasha abandi. None rero reka dusubize ikibazo twatangiye twibaza. Ese abasore b'imanzi baracyahari muri iki gihe? Igisubizo ni yego, baracyahari. Ariko ntabwo bapfa kugaragara uko wowe ubitekereza, cyane ko atari benshi cyane, kubera ko kuba imanzi burya bisaba kwanga bya bindi byoroshye. Ibintu byoroshye burya nibyo abantu b'ibigwari. Kwemera urugendo rurerure nibyo biranga intwari, nibyo biranga imanzi. Kwiyubaka buri munsi, kandi ukiyubaka nta gutezuka, kabone nawe izuba ritavuye. Yego, niba uri umusore iyi video yakubera isomo. Niba uri umukobwa ukwiye kudacika intege cyane, imanzi ziracyahari nziza cyane. Niba uri umubyeyi ukwiye kwigisha abana bawe indangagaciro, aho kubigisha amagambo no kwiyemera bidafite duze. Ubu urabibona utubundi ubusanzwe. Imanzi zo muri iki gihe wazisobanura ute wowe? Ubasha kwandika igitekerezo cyawe mu mwanya wa comment, ugakanda like niba video yagufashije, kandi no kwiyandikisha kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV ni iby'agaciro cyane, turabizirikana. Dutekereza kandi ko twenda ko dukomeza kuganira ku buzima nyakuri, atari kugenda tubeshyana, ahubwo tukavuga ukuri nk'uko kugaragara. Reka rero mbashimire cyane ko mukomeza kubana natwe mu biganiro tugenda tunyuza kuri uyu muyoboro muri gahunda y'ibiganiro by'uburezi. Tuzongera guhura mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane kandi ndabazirikana. Mwakoze kuza n'ukuri.